neighbor wanjye hano hafi Madame Penina Rutayisire bavuze kuri back to Eden. Noneho umwe mu bigisha aravuga ngo hari igihe tuvuga ngo abantu basubire muri Eden, back to Eden, ariko Eden mu by'ukuri ntibarayijyamo. Kuri wowe Eden ni iki? Wenda umuntu ahereye uko ijambo ry'Imana ryayivuze ryerekanaga ko ari ahantu ni mu rugo, ahantu Imana yaturaga uko buri mugoroba yazaga gusura uwo muryango, ahantu Imana iri. Kandi Edeni ni ahantu abantu babana muri communication, bambaranye ubusa, ntagire n'umwe ugira isoni, ntagire ikintu muhisha, ntagire icyo ampisha, nkumva afite amahoro. Muri Edeni habaga umunezero, kuko reba nawe dukunda gutembera tukajya ku mazi, amazi yarahari, dukunda kureba ibidukikije byari bihari, inyamaswa n'ibindi. Natwe rero dukwiye kubaho mu buryo bwiza, dufite ibintu byose bihagije mu rugo, nta wicwa n'inzara, nta ushonje. Iyo ni Edeni mbona, amahoro, ibihagije, Imana, ugakunda n'abantu, nta kindi. Iyo ni Edeni. Murakoze cyane. Ndabona Pastor Canon ari ikintu gini yakongeraho. Kuri wowe bibaza ikibazo. Okay. Ndagira ngo utubwire muri make image of God in our love. Ni gute twagaragaza ishusho y'Imana mu rukundo rwacu nk'abantu bashakanye? Okay. Cyo ni ikibazo cyiza. Reka mbanze mpere ku Mana. Atari mu rukundo rwo mu rugo, ahubwo Imana muri twebwe. Kamanze ndeba abantu bari hano rwose bemeza ko ari abakristo, babyemeza. Ni hafi ya bose. Bose noneho. Okay. Ubu ngubu ngiye kuvuga ngo ibibazo byose muri buze kubaza nyuma ya birabigaragaza ko mwambeshye, kuko Imana mu rugo, reka mbanze mbereke icyo bishaka kuvuga. Iyo abantu bari bazi Imana by'ukuri, marambibigisha, ariko ejo bundi umuntu yambwiye ngo Pastor ngo ugira ibintu by'amateori, ngo kandi ikintu nari nababwiye cyari simple, nicyo namwe ngiye kubabwira. Ubundi Imana mu rugo ihera muri Imana muri gonza, ikabanza ikavuga ngo jewe gonza, cyangwa reka nivugire jewe Antoine, mfite Imana tugendana kandi ndayizi, sibyo? Number 2, ubwo nyizi hari ibyo ntakora kubera ko iyo Mana ihari. So ibibazo byinshi turi buze kubazwa byerekana ko Imana itari muri urwo rugo, kuko ntabwo wambwira ngo ntimumaze kumanika mwese. Yego twe nababonye muhamanitse. Ntabwo wambwira ngo uyu ni umwana w'Imana. Mu yandi magambo automatically rugo Imana ibaye data bukwe. Yego. Kandi nanjye ndi umwana w'Imana. Mu yandi magambo Imana ibaye sebukwe. Ni sebukwe. Utinyuka ute kwicisha umwana wanjye inzara kandi nkureba? Utinyuka ute guhemukira umwana wanjye ngo nukuraho atakureba kandi nkureba? Wero conclusion yanjye nk'umuntu wize imibare bitamvuga ngo niba A plus B bihwana n'imibanire myiza, so umugabo n'umugore kongeraho Imana egare imibanire myiza, kubera ko Imana ihari. Niba umugabo n'umugore egare imibanire mibi, ubwo nta Mana ihari. Turabyemeranyaho? Ni mukoma amashini bamubyemeye. Kera turabyemeranya. Tukiga mu Gifaransa bongeraga ngo sokiri fare de montre. Ntabwo nabisobanukiye, ariko ndabizi neza hari n'abandi bantu batabisobanukiye. Abizi imibare kera mu gihe cy'Igifaransa baragibuka seke fede sokiri fare de montre, icyo twagombaga kwerekana. Okay. Kuko noneho ubw'Imana simple nuko nguko giye mbisobanura. Kubera iki? Iyo ufite Imana mu buzima bwawe uba responsible, kuko aho ujya hose iyo uri umuntu wamenye Imana witwara nk'umuntu wamenye Imana,
kubera iki? Si ukubera ko uburi igitangaza, si ukubera ko uburi umunyembaraga. Njya mbwira abantu, murabona umugore wanjye ku myaka 35 tumaranye aracyasa neza. Haleluya. Ariko si icyo nenda kubabwira, kubasa neza ntabwo byambuza kumuca inyuma, kuko abo baca inyuma bose si uko baba badasa neza, ndetse benshi muri bo basa neza cyane. Kuki umugabo asiga umugore nk'uyu nguyu akajya gushaka uwundi? Nuko aba afite amaguru 3, n'ubwo tuyari special, afite amaguru 3, nicyo cyanjyanyeyo. Nuko nta mana afite, nta mana azi, kuko Imana irakubwira ngo ntuzasambane. So kuba ntasambana ntabwo ari ukubera ubwiza bw'umugore wanjye. Kuba ntasambana nuko mfite Imana igendana nanjye. Ikubaza ikindi kibazo ntaza. Urakoze cyane. Nagiraga ngo mukoma amashyi nta kibazo mushimire. Nagiraga ngo nongereho ngo hari igihe abantu bafata utuntu kuri YouTube hanyuma bakadukata. Mufate context yose. Kuko hari ikintu yavuze ati ntasambana. Umuntu akahita akataka ngaka, ahita avuga ngo Reverend Kano na Antoine yavuze gusambana. Oya, context yose yasubizaga ikibazo neza. Abantu bari kureba YouTube. Ikomereze nta kibazo. Ibyo ndagira ntuzababuza kubitema, ikomereze. Murakoze cyane. Madame Desire. Yego. Darlene. Turakwakiriye muri iyi pano. Ikibazo cyawe kijyanye no kubabarira. Imyaka mumaze mubana na pastor, byari byo byose hari akantu runaka kajemo. Ni zihe ntambwe wateye kugira ngo mubabarire? Ariko nanone niba nta kintu na kimwe yigeze gukosoreza, rwose turambike ibiganzo dusengere. Turi abantu ariko bakijijwe. Amen. Ibyo rero byaradufashije cyane, kubera ko ikintu cya mbere nabonye cy'ingenzi ni ukuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuba twarahuye nkijijwe nawe akijijwe ni ibintu byadufashije cyane. Naho conflict ntabwo zabura, kuko ngewe mfite abandeze nawe afite abamureze, ntabwo dusa. Hari n'igihe yavugaga ati nge nawe ntabwo dusa. Ibyo byonyine nkumva birandakaje, nkumva nshaka ko dusa ahubwo. Rero kuba tudasa byari byoroshye kugira ngo tugire ibintu byinshi tudahurijeho. Kuba ari imfura nge ndi bucura birahagije kugira ngo tugirane conflict, kuko we nyine ayobora nk'imfura nanjye ngateta nka bucura. Ntabwo rero conflict zabura mu by'ukuri, ariko hakazamo rero ko dukijijwe tukongera tukiyunga nk'abantu b'Imana. Hari isengesho rero Yesu yigishije abantu, ariko ako kantu sinzi niba abantu bajya bagatekereza. Isengesho rya Dawe uri mu ijuru, hari ahantu Yesu yadushyiriyemo akantu kameze nk'umutego, kavuga ngo tubabarire ngo nk'uko natwe tubabarira. Burya rero hari igihe ushobora kwireba wowe ubwawe ukavuga atari kubu Imana imbabariye nk'uko nge mbabarira, ukweri nabona imbabazi. Hari igihe wasanga burya ntazo wabona. Rero ijambo ry'Imana n'agakiza byaradufashije, kandi n'ubu biracyadufasha. Iyo habonetse ikintu tutumvikanyeho, buri wese yitekerezaho, tugasanga ni byiza ko twiyunga. Ni ibyo byadufashije. Murakoze cyane. Wabuze akantu, murakoze cyane. Yabuze akantu ko kubabarira nk'uko natwe twababariwe, cyangwa nk'uko Imana tubabarira. Ni hari umuntu yigeze gukora post aravuga ngo tekereza amaturo utanga bayakoresheje kubaka inzu mu ijuru, watura hehe? Tekereza uko babarira ari nako Imana kubabarira, byaba bimeze gute? Ariko ndagira ngo nkubaze follow up question. Noneho wavuze ku kintu cyo kubabarira as an end point nk'icyanyuma, ni zihe ntambwe? Icyambere ko numva
nk'abantu bavuga ngo ngewe kanaka yambabaje, wamubabarira mbere icya mbere akongera agakora ikindi, wagerageza kumubabarira icya kabiri agakora icya gatatu, noneho kibi cyane, uyu muntu koko twamubabarira cyangwa ni ukumufata uko ameze? Oya, umukristo rero agomba kwitwaza ijambo ry'Imana. Ubuzima bwacu tugomba kubuhuza na Bibiliya. Bibiliya rero uko itubwira kubabarira kandi inshuro nyinshi. Intumwa zaramubajije ngo mbese mugenzi wanjye nambabaza cyangwa nankorera ikosa nzamubabarire kangahe? Ngo 7 gusa. Mbega yagira ngo abyoroshye amubwire ko 7 gahagije, ariko Yesu aramubwira ngo hoya, ahubwo ni 77. Ni ukuvuga ngo uhora ubabarira, wongere ubabarire. Ni ukuvuga ngo tuzababarira kugeza igihe tuzatandukanira, igihe impanda izavuga cyangwa tuvuye mu mubiri. Ni uguhora tubabarirana, mu guhuza ijambo n'ubuzima. Murakoze cyane. Nimubabarire, nubona bigeze ahantu bikunaniye, noneho uhita utangire ubabarire. Reka tubaze. Murakoze cyane Pastor Antoine. Hari ibibazo, iyi ngiyi yari warm up, noneho ibibazo byatangiye. Haleluya. Yego. Hari ikibazo bavuze ngo umenye ko washakanye nawe aguca inyuma, noneho wabimubaza akabihakana, rimwe na rimwe akabyemera, ariko nyamara akakomeza kugusuzugura ndetse akageza naho abishyira kuri wowe, kandi nta kindi kintu kibi umukorera. Uru rugo mwawugiriye ihe nama? Amva, iyo mba mfite igisubizo cy'icyo kibazo, ubu mba mfite prix Nobel yo gusana ingo. Baba barampaye igihembo, kuko uwo wabyanditse wenda ubwo yagerageje no kubishyira mu mvugo nziza no kubyoroshya, ariko cyane cyane iyo wazanyemo guca inyuma. Reka mbanze nzane mbisobanure. Abagabo baca inyuma abagore akenshi akora icyaha yarangiza, ariko akareba ukuntu ari bukimure ku buryo ikosa rishyira ku mugore bigasobanura ibyaha bye. Reka mbaho urugero rufatika kugira ngo mubyumve neza. Ubushize ndimo kwigisha narutanze. Umugabo afite inshoreke, umugisha ntabwo ari hano. Iyo story oya ntabwo ashobora kunyumva kuko ntabwo ari hano mu Rwanda. Iyo story, umugabo afite inshoreke, noneho abaza muri counseling n'umugore, no kugira ngo mwumve icyo gonza yabazaga. Ntabwo nimugerageze kumbwira story yanyu kuva mukundana. Rwose barantekereza ukuntu batangiye bakundana, bafatanya, bubakana, baza kugera ku bintu. Bageze ku bintu, umugabo atangira kubona afite moyen, afite means zimushoboza kuba yakwisanzura. Ubwo ndimo gushaka terime yo muri kino gihe, yakwisanzura. Umuntu yigeze kuvuga ngo kwisanzura ni iki? Ngo ni ukujya kuri buffet ugasanga inyama ntawe uzihagazeho. Murabizi ibindi biryo byose barabireka ariko inyama bakazihagararaho. Rero hari abantu bashaka kwisanzura, noneho kubera ko amafaranga yabonetse yumva ngo ari isanzura. Yisanzuye, umugore nawe azamura umugara, umuriro uraka. Noneho rero biraza no guhura na bya bintu byo kubabarira. Mugabo akavuga ati uyu mugore icyambere ntababarira, anshyira ku nkeke, nicyo gituma mfite inshoreke. Umugore akavuga ati ndakubwira pastor, uyu mugabo ngaho mubaze ataragira inshoreke, umubaze niyo hari amahane nagiraga. Fine. Umugabo akashaka ngo nemeze umugore ave mu mahane kugira ngo nawe abone kureka inshoreke. Umugore akavuga atoya, reka duheraho ibintu byapfiriye, nabanza kosora ibyo yishe, hanyuma nanjye nkosora ibyo nishe. Rwabuze gica. Umugabo ageze haramwira ngo harararara, ngo nimara kureka inshoreke yanjye se ngo we ntareke amahane, ngo nkabura naho muhungira. So
rero inama reka tubirangize dutya. Ubundi buri impamvu nabamanikishije ibiganza mugitangira, muranyumva neza? wari umutego. Abantu b'Imana bafite amategeko abagenga. So niba uje ukambwira ngo ngewe ndi umugabo, ngo kandi mfite Imana, ngo kandi ndasenga, ngo kandi nca umugore inyuma, ngo ndetse nkongera nkasubirayo, ndabwira ni fine. Reka mbanze nkukure muri kategori y'abazi Imana, niba urusubire mu bapagani tugufate nk'umupagani. Noneho muri dealing tuza kugirana tuzigirane n'umupagani, kuko umupagani hari nikosa tujya dukora kenshi. Umupagani agengwa n'amategeko, ntabwo agengwa na Bibiliya. Iyi Bibiliya igenga bubaha Imana bakayigenderaho. So niba umuntu ubusambanyi yarabugize ingeso, umugore azihangana, reka wenda nanarangirizeho, kuko icyo kibazo mpura nacyo buri gihe. Umugore akakubwira ati rero pastor, yewe kwihanganira n'umugabo rwose siniteguye no gusenya, nta na divorce nzasaba, ariko uko ngiye kuryamana n'uyu mugabo mba mfite ubwoba ko antera indwara. Rero nkababwira ntumva rero shaka nkubwire, reka nkugire inama ya kigabo, ntuzabikora utabwiye umugabo, ariko uzamwicaza umugore tumva rero nkubwire, ndabona restaurant zo hanze zikunezeza kuruta iwawe, muhaye uruhusa ujye ugenda urye hanze, ariko nuza uzajya usamba nambaye blue jean imbere ya robe de nuit, use turyame turera abana bacu tubeho, ariko ibyo kuryamana sinshaka kuzantera indwara, kuko hari mezire tugomba gufata. Wowe wiyemeje kuba indaya, ariko urashaka no kuba umugabo, reka tube serious. Oya, ndavuga umugabo ugenda iyemeze ubane n'umugore wawe, cyangwa wiyemeze, ibyo nabyo babyita nindi divorce physique. Sinshaka gusenya urugo rwanjye ngo nduvemo, ariko sinshaka no kurwara indwara uzazana. Sawa, nzajya ndara nambaye blue jean, hanyuma wowe nk'uruhusa rwose ujye muri restaurant zo hanze uze wahaze, ahasigaye turera abana bacu, ko nta yindi solution. Kuko hari abantu baba bashaka ngo ariko umwana mwiza, ngo ya sacrificial love batubwiraga, ngo ubi igitambo. Yesu yapfiriye abantu rimwe, ntabwo yigeze adusaba kubapfira, nta nubwo yadusabye kwemerera kutwica. Oya, ibyo ngibyo ngewe ndentranzija, ndi umurokore. Reka mbabwire impamvu nabateze uriya mutego, nagira ngo niba wicayemo hano wiyita umurokore, reka tugende nk'abarokore tuve mu bintu bya findi findi. Niba uri umurokore usambana ute Imana iguhagaze hejuru? Niba uri umurokore uhora uvuga ute ngo narasambanye barambabarira, ndongera ndasambana barambabarira, nzasubira gusambana bambabarire? Ibyo nta burokore burimo. Muri kera tubyemeranye, kandi igihe uko ngenda nsaza ndushaho kuba intagondwa mu burokore. Kuko ibyo ibintu byo kugenda tworohereza satani, tukamubwira ngo erega ngo urabizi pastor, ngo erega burya satani arakomeye. Nanjye ubwanjye sinjya ndwana na satani. Kubera iki? Ngiye kuva ndi muto namenyereje umutima wanjye ko Yesu andeba. It's not about me, it's about Jesus behind me. It's not even the Jesus in me. Ari ni munini kunduta, ngewe ngendera imbere ye. So reka mbigishe nk'umupastori, mbabwire ngo ikibazo nk'iki ntabwo ari ikibazo cy'abakristo, mujye mureka ninjya kugisubiza hanze mu bantu batambwiye ko ari abakristo, nzagisubiza, kuko bo baba biteguye no kudivorce. Ariko twebwe abicayemo muri iyi room, iyo room for divorce ntayo tubemerera. Ubwo nta room for divorce irimo, tugomba kugenda dukiranuka. Kandi niba nta room for divorce irimo, kuko genda umupastori nta mugore njye ngira inama yo kudivorce, ndabona ni fine. Abagore benshi duhura ke, by the way, ntabwo ari benshi baba bashaka kudivorce. Aramwe ati sinshaka kudivorce, ariko sinshaka no kwicwa na sida. Abana okay, ambara blue jean. None se musubize, ngaho ni munshakira igisubizo cyanyu cyiza, kuko njye mporana nabyo. Sawa Gonze, narangije. Blue jean. Sinza ya mashini niba ari ya Pastor Canon cyangwa na ya blue jean. Oh yeah. Murakoze cyane.
gonza nta mashyi nari ntegereje kuri iki ndabizi. Murakoze cyane Pastor Desire. Kubana n'umuntu imyaka 15 anijambo na rimwe ryo kubaka urugo rwiza avuga uretse kurwana imirwano akavuga nabi, noneho byagera aha ngaha akabigushiraho, akaba ari wowe uzana ibi bintu amahane, ngo ni wowe uzana ibi bintu gutatera imbere. Uru rugo mwarugiye ihe nama? Urakoze. Turi mu giterane cyitwa garuka muri Edeni. Hanyuma aba bantu bishoboke ko bahura inyuma ya Edeni. Hanyuma no guhura inyuma ya Edeni nta na fiançailles yiba, haba umukino wo kwihishanya mukazavumbura na mugeze mu rugo. Wibuke ko muri uri kuvumbura harimo amahitamo yawe wamuhisemo. Turamutse tugarutse mu bwami bw'Imana, mukwiye kwemera ko mwubakiye ku rufatiro rutari ukuri, rutarimo communication, hari ibintu mutamenye cyangwa se mutigishijwe. Mukwiye kugaruka mugasubiza ibirenge ku butaka, mugashaka umushumba akabigisha, mukagira ibintu mwiyemeza. Tugiye gukominika gutya, tuzasangira umutungo gutya, ibintu byose mwagomba gukora muri fiançailles mutakoze. Icyo nemera nuko mu bwami bw'Imana, Imana ishobora gucungura buri kintu cyose, ariko mubigizemo uruhare. Murakoze. Hari akantu, murakoze cyane. Yego murakoze cyane. Hari akantu pastor yigeze kuvuga ngo hari igihe umugabo ushobora kugira gutya kongera akagaruka akamubwira ngo nasenze Imana yambwira ko uyu mugore atari uwanjye. Abonye ibintu ngo urabona uyu ngo yagiye gutya ngo kandi ngewe nkunda ibingibi. Ibi bintu bivuga hiki? Icyambere bamwe babivugishwa n'ubuyobe. Hari abantu hano birirwa mu bahanuzi bakakubwira, bakagutekera umutwe, bakaguhanurira ibintu bihwanye n'ibyo nawe ushaka. Nta mana y'urukundo nzi iyo namenye yewe yatandukanya abantu babana ngo iguhe isezerano ry'undi mugabo ukiri kumwe n'uwo. Harimo ubuyobe. Cya kabiri harimo ubupagani, nta n'ubumuntu burimo. Iyo utekereza ko se w'abana baba 5 azapfa, ukajya uzahava ufasha n'Imana gucura umugeni, abantu baricana kubera ibikomere bateranye. Ikindi cya gatatu nyine harimo ibikomere. Ibikomere bituma umuntu agira imyumvire itari y'ubumana. Hanyuma ikindi harimo n'ubujiji. Ntekereza ko nta buhanuzi buva ku Mana bumeze butyo. Murakoze. Murakoze cyane pastor. Reka tumushimire, tumukomere amashyi. Madame Penine Antoine Rutayisire, ni gute umuntu ashobora gusubiza neza mugenzi we amubabaje ariko akamusubiza neza mu bugwa neza atamubabaje? Murakoze. Kuko twakomeje kubakira kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuvuga neza bihosha uburakari. Iyo ugiriwe ubuntu rero, navuga ngo iyo ugiriwe ubuntu Umwuka Wera akavugana nawe, ukibuka ko nuvuga neza bwa burakari buri bumanuke, uratuza. Navuga ngo uratuza, ariko ni ibintu bisaba imbaraga no gutsinda kamere yawe. Bisaba gutsinda kamere, kuko kamere yo yifuza ibitari byiza. Iyo umuntu azamuye ijwi, kamere iramubwira ngo nawe rizamure kumurusha. Nuko nguko kamere zacu ziteye. Ariko abemera ijambo ry'Imana kandi ni rizima, kandi ibyo rivuga nibyo. Iyo umuntu azamuye ijwi wowe ukarimanura, biba automatic nawe ararimanura. Ariko iyo umwe arizamuye n'undi akarizamura, mushobora no gufatana mu ijosi. Rero ndumva ari icyo navuga, kuvuga neza bihosha uburakari. Murakoze cyane. Kuvuga neza. Ngaho ni mukore. Ndagira ngo mbaho umwitozo w'amasekonda 10, reba mugenzi wawe umubwira ijambo ryiza. Mukore practice yo kuvugana neza.
none se ko mbona abandi bantu bari guseka gusa mubwire no guseka ngo cyangwa yamubwiye ijambo riramusetsa. Okay, murakoze cyane. No guseka ngo birandura nabyo ni byiza cyane. Mrs. Desire, urugo rwatangiye, hari urugo rwatangiye bombi bakora, umugabo n'umugore bakora, noneho bahuza konte zabo. Umugabo afite uburenganzira kuri konte y'umugore n'umugore afite uburenganzira kuri konte y'umugabo. Bigeze aho umugore bazamura umushahara, bamuha ka promotion, atangira guhembwa menshi. Noneho umugabo abibonye bihinduka bibi, kuko muri kamere abagabo we are proud. Umugore atangira gutegeka ibintu, noneho umugabo atangira kubishwaniramo. Kubera iki? Umugore ari guhembwa menshi, ari gukorera menshi, umugabo yumva ari disempowered, imbaraga ze zose bazikuyeho ahari. Nihe nama mwagira uru rugo kugira ngo bakomeze batuze kandi babe mu rugo rwiza? Hariho ikintu tutagomba kwirengagiza mu by'ukuri, ni uko Imana yaremanye umugabo icyubahiro. Icyo cyubahiro rwose abagabo baragifite, kandi koko Imana yabahaye inshingano zo kuba umutwe w'urugo. Ariko nanone nabo ubwabo, usibye n'Imana gusa, nabo babyiyumvamo. Iyo wibeshye nyine uri umudamu, ntutekereze kuri icyo kintu ngo ugihe agaciro, byanga byakunda ibibazo biravuka. Bisaba rero ngo abadamu bahore bibuka ko umugabo ari umutwe, kandi ko icyubahiro yarakiremanywe aragikwiriye. Kandi umugore w'umukristo agomba kumenya ko umugabo akwiriye icyubahiro. Neka tumuha amashi, ukomye amashi. Twebwe nk'abakristo nta kintu bidutwaye pe, kubera ko ijambo ry'Imana twebwe ritubwira kuganduka, kandi nibyo byiza. Noneho rero iyo hajemo ikibazo cy'amafaranga, iyo umugabo ari ufite amafaranga, ari uprovidinga iby'urugo, aba yumva ari bwo abaye umugabo. Iyo ashobora kwishyura amafagitire, iyo ashobora guhaha, iyo yishyura minerval, iyo abona nyine twegera tuti kino kirakenewe, akaba ari ugitanga, nyine yumva ari umugabo cyane. Iyo rero ageze muri situation ibyo ngibyo bidashoboka, iyo ubwe cya cyubahiro nawe yumva yuko cyakozweho, utiriwe uvuga nta n'ikindi kintu ubikozeho, nawe ubwo aba yumva hari ukuntu acishijwe bugufiya. Noneho umugore yongeyeho noneho nawe kumucisha bugufi, ni bibi cyane, ni bibi rwose. Ntabwo bikwiriye ku mugore w'umukristo. Ni ukuvuga ngo rero umudamu niba azamutse, Imana yamuzamuye mu by'ukuri, ntabwo bisobanura ngo ahita akandagira ku mutwe w'umugabo. Arakomeza akaba mu mwanya we wo kuba umufasha, agakomeza kumvira ijambo ry'Imana no kuganduka, kandi afite amafaranga menshi. Nubwo bimeze gutyo, akaba ari ufite ubushobozi. Ariko nanone hari igihe umugabo kubera ya complex, nubwo umugore yaganduka atabibona, ntabibone, ariko bitewe nuko nyine yumva hari akabazo gahari. Urwo rugo rero ngewe inama natanga nuko umugabo atagomba kumva ko umugore yamusuzuguye kubera amafaranga kandi nta bimenyetso afite. Noneho umugore nawe ye kuzamuka kubera ikashi yabonye, akomeze abo umugore, abo umufasha, agandukira umugabo we nk'uko Bibiliya ivuga. Urakoze cyane. Ndabona hano pastor yakomeje kuvuga ati yego reka mpite nkuha follow up question kuko irakomereje ahangaha ngo noneho
hari n'igihe bamuha poromosiyo uyu muntu, haba ari mu nzego, haba ari hehe, cyangwa muri karitsiye, noneho umugabo akabona neza neza uyu muntu yabaye hejuru cyane. Icyo rero akora ni ukugira ngo amwibutse utudefo ngo atari ko n'ubwo bakuzamuye, ndakuzi nabi washobora, agakomeza akavuga utudefo, akamubwira utuntu adashoboye twinshi. Iyi complexe d'infériorité wamufasha ute kugira ngo ayive mu uyu mugabo? Icyo ni ikibazo cyiza, ndanakomereza ku byo yavugaga, kuko ni n'ibintu biriho cyane muri kino gihe. Ahubwo reka tugifate nk'ikibazo kiriho, kuko urabona mu Rwanda igihe cy'abapapa, by the way, ni ikibazo mpura ndetse cyane cyane iyo nagiye hanze nibwo mpura nacyo kuruta uko mpura nacyo, ariko na hano mu Rwanda kirahari, ko n'ejo bundi mbere y'amateraniro nari mfite igisa nacyo. Ikibazo giteye gite? Urabona uko isi yagiye ihinduka kugeza mu 1980, abagore benshi nta nubwo bigaga. Ababaye no mu Rwanda murabizi, mbere ya 1994 abagore baba ministre ntabwo bari bemerewe gukora, babaga mu rugo ari abadependent, ministre gahembwa akaba umugabo, abagore bakaba mu rugo. Abakobwa bigaga bari bake, none system abakobwa barize, ndetse twebwe mu Rwanda twongeraho n'itegeko ry'uko 30% by'inzego zifata ibyemezo zigomba, ndagira ngo ibingibi tubyumve neza nk'abanyarwanda, hagomba kuba ari abagore. Tugira gutya parlement yacu dusanga 64% ni abagore. Donc ubwo basigaye bavuga honorable, umudamu yari umwarimu kazi muri segonderi, umugabo we ari umwarimu, none asigaye ari honorable, umugabo ni Messi, ni bwana. Iyo bagiye mu birori bavuga madamu na bwana, umugabo kumva ari disempowered. Okay, kuzamuka k'umugore wawe, reka twebwe nibwirire mwebwe muri hano, umugore wawe niwe yagize umugisha akitwa honorable, akazana amafaranga atajya agazana, kuki wumvise yuko bagucishije bugufi? Kuzamuka k'umugore wawe biragupfobya. Ni iki rero tugomba gukora? Mporana nabibwira n'abantu, ariko ni byiza ko twabizanye mu giterane cy'abubatsi ngo, ariko kigomba kwimuka kikajya no mu rubyiruko, tukumva yuko kuzamuka k'umugore ntibivuga gusubira hasi k'umugabo. Muranyumva neza? Reka wenda nifatira urugero, ngewe ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, umugore wanjye aracyakora, ariko ntabwo byanyambuye kuba umutware w'urugo. Nta nubwo ndamubona yaje kumbwira ngo ariko ngo amafaranga yanjye ngo sindamwumva bivuga, ntabyo ndumva. Biravuga iki rero? Dukuremo amasomo abiri. Isomo rya mbere ku bagore, kuba wakoreye amafaranga menshi ntabwo ari byo bigomba kugusenyera urugo, ngo mbese ngo byimba ujye wibutsa umugabo wawe yuko ngo ariko ngo ubundi wazanye ngahe ngo ujye no kuzana ayo mahane. Iyo uvuze gutyo ndi umugabo, ubwo rwose ubunyambuye ipantaro, ubunyambuye ipantaro pe. Ibyo babyita disempowerment mu cyonyi, muri psychology. Uwo yani na terime bakoresha muri psychology babyita emasculation. Ni ukuvuga mbese ngo uramfashe rwose unyambura ubugabo bwanjye, unyambuye ipantaro. Ntuzacyurira umugabo wawe yuko wakoreye amafaranga menshi, ahubwo nimuyazane muyashyire ku meza, mushimire Imana ko mwayabonye, muyanezererwemo. Ariko nawe niba uri umugabo, hari abagabo nkunda cyane. Hari umugabo umwe twakoranaga, umugore we yari umunasi, wari umushoferi. Aramubwira ati we subira kwiga kuko njye nta diplome mfite, subira kwiga uzamuke, kuko nuzamuka ni umugisha kuri twebwe. Kwimpowering umugore wawe akazamuka ni umugisha kuri mwebwe. Abantu bakeneye b'abagore bari hasi, batagira ijambo, batagira amafaranga, muba mushaka kubamarisha iki? Kuba umugore wawe yabonye amafaranga ntabwo byakwambuye imbaraga zawe nk'umugabo. If anything byakongereye ubushobozi. Nimuba muri urugo rw'abantu bumvikana, bashyira ku meza, nkazana urukwavu rwanjye, akazana imbogo, tukabiteranya, imbogo tukayishyira muri firigo, urukwavu tukarurya uwo munsi, imbogo tukazakomeza tukayirya.
kuki mugomba kumva ari ikibazo? So ndagira ngo dutangire guhindura imitekerereze, kuko ikingira umugabo si ubwinshi bw'amafaranga ninjije. Jewe ndi umugabo. None se reka mbaho urugero rumwe ndashoje. Ubu tugiye mu Rwanda, Perezida wa Repubulika ayobora abanyarwanda muri domaine zose. Siko bimeze? Ubu se ntaba economiste bagaheza, ahubwo aterura kavuga ati weje nobonye ibintu bya economy ubizi, jya kuyobora economy. Wowe iby'ubuganga niwo ubizi, jya kuyobora ubuganga. Wowe iby'imihanda niwo ubizi. Ariko arakomeza akaba Perezida wa Repubulika, ntabwo uzamusuzugura ngo giye ngo ari urabona ngo ni engineer w'imihanda ngo nyakubaho ngo nta kintu ushobora kumbwira. Ubutware bwe buri intrinsic. Jewe ndi umugabo, sinanagomba no kubyemeza, kuko ndi umugabo nzakora ibya kigabo. Nawe ubu mufasha, nta nubwo bivuga ngo murasumbana, sibyo? Reka hano dutahe twemeranije niba koko icyo kibazo, ariko nabarebye mbona muri beza ntabwo cyavuye muri mwebwe. Iki kigomba kuba cyavuye online. Oya bene abo bagabo ntabwo twabyemeza cyangwa tubihakana. Oya ni jewe ubihakanye, we ntabwo uri pastori. Jewe narebye abantu bicaye hano mbona bene abo bagabo ntabahari, ariko niba bahari uyu ni wo mugoroba wo guhindura imitekerereze, ukamenya ko niba umugore wawe yinjije amafaranga menshi, it's a blessing, ni umugisha winjiye. Ntabwo ugomba kuba intimidated ngo utangire kwisenyera urugo kandi warugejeje igihe cyo kurwubaka neza. Cyo ntitwabyemeranyaho. Ariko nawe madamu nubona bakuzamuye ukaba honorable, nimujya ahantu ujye utwara umugabo wawe ubwira uti uyu ni umugabo, ni umutware wanjye. Atari ko se honorable uracyafite umutware, teya tuyu ni umutware, yewe ndi honorable mu kazi, ariko uyu ni umutware wanjye. Muha agaciro. Nubwo hanze hari abazaguha icyubahiro, hanyuma nawe umugabo wawe umuha agaciro. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Numwubaha ukamuha agaciro ntacyo bitwaye, sibyo? Nako niko abakristo tugomba kubaho. Imana koze cyane. Naho kubona rwose imigisha Imana iduha idusenyera, ayo mbwira umuntu wawe wicayemo hano ariko ntawe uhari, ni ukuri. Nabarebye mbona ntawe uhari. Ubundi ikintu cyiza natwe twese n'abadakora ibyo ngibyo kizatuma nibyo bitabaho, communication. Kwicara amafaranga yacu tukayakorera igenamigambi, ayo twinjije tukamenya ayo tuzigama, tukamenya ayo dukoresha, kuko iyo mwatangiye gukora mutyo, iyo ayo umugore abaye menshi urishima. Iregana abagore ntago bajya bamenya yose umugabo yinjije. Nabyo birahari. Birahari. Okay. Utuma katubika. Urabibaza mu kindi kibazo. Ahubwo ni nacyo cyari gikurikiye, reka ntibaze madamu ubonye narahita afatiraho. Kimwe mu bintu mu nyigisho twize nuko twamenye ko kimwe mu bintu bituma ingo nyinshi zisenyuka ari umutungo. Kandi abagabo benshi ntabwo mfite statistique, ariko benshi bavuga ngo abagore barasesagura. Noneho barangiza bakavuga abagore bakavuga ngo irega nabikoze mu buryo bwa Gikristo, natangaga mu buryo bwa Gikristo, ku buryo agera n'ahangaha akiguriza amafaranga kugira ngo atwerere abantu. Murabizi ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp n'ahandi hose bagira guta bakandika izina ya famiye. Noneho umugore akavuga ati none se sheri urumva ko nta kintu turi butange, akiguriza amafaranga kugira ngo atange. Ese urugo rumeze gutyo, bumva ngo undi arasesagura, undi akumva ngo ntabwo ashaka gukorera Kristo, ni iyihe nama wabagira? Urakoze cyane. Navuga ngo nta mugabo usa n'undi, nta n'umugore usa n'undi. Gufata abagore bose bakavuga ngo abagore bose barasesagura, ntago nemeranya nabyo, kuko hari abagore bazi gucunga umutungo, hari n'abagabo basesagura, nabo barahari. Rero urwo rugo ubwo rwagize ibyago, habamo umugore usesagura, simbizi niba ari byo. Ariko inama nabagira, kuko mukwiye kumenyana, cyo nicyo cya mbere. Buriya
tuba mu rugo kugira ngo twuzuzanye, kuko aho umwe afite intege nke undi aba hafite imbaraga, niko tubaho buriya mu buzima. Kandi sinzi n'ukuntu Imana ibigenza, izana umuntu hano afite imbaraga, agiye nka mama afite intege nkeya, kugira ngo twese twuzuzanye. Ni nk'izi ntoki iyo zigize gutya zirahura, ubundi niko Imana yaturemye. Rero uyu mudamu niba yifitiye intege nke zo gutanga, ko hari abantu batanga pe, agatanga n'umwenda yambaye wamubwira uti uwo mwenda ni mwiza, ati umva nawe ujyane, ugasanga nuko ateye. Uwo muntu rero nkeka ko afite umugabo we uteye bitandukanye, bombi bateye gutyo byaba ari ikibazo gikomeye ku muryango wabo. Ariko badateye gutyo, icyabikiza nuko bicarana bakamenyana. Habanzi ngo umutware wanjye rwose atanga arya bavuga ngo atanga niki, atiza n'urugi. Noneho nkambwa rero mwene data, mushuti wanjye, sheri wanjye, uriyizi nanjye ndakuzi, reka twemeranye, ugira amafaranga ugendana rwose uyakoresha uko ushaka, ariko nashira umenye ngo yashize. Ibyo nabyo nanone kuyamwima burundu ni ukumwima uburenganzira, ariko nanone mubyumvikaneho, kuko nanayatanga yayandi akaza ahubwo ati yashize, uzabiseka mukomeze urugendo. Ariko ni byiza kumenyana, niko navuga, no kuganira kuri icyo kibazo no kugishakira umuti. Ariko nongere mvuge ngo abagore bose ntabwo basesagura, kandi n'abagabo habamo abasesagura. Uko mu rusyo ajya koma n'ingasire. Murakoze cyane. Abamama bicayemo hano, abagore bicayemo hano basaba fagitire abagabo babo, mwese turabapepeye. Bashaka kontabilite. Umuntu niba agiye mu isoko ukamusaba fagitire zose za IBM, turabapepeye kandi turabashuje mu izina rya Yesu. Hanyuma n'abagabo ka IBM bisi waya akoza ni fagitire za IBM nyine yazishyize kuri telefone nyine kaba kazaje ku murongo muri Excel. Reka dusigaje ibibazo bibiri kandi dukomeje kubashimira. Iki kibazo ngiye kubaza ngiye guhera kuri Pastor Desire. Buri muntu ndamuha umunota umwe n'igice kugira ngo agire ikintu akivugaho. Bisa nkaho ingo zirimo ziragenda zimera ukuntu kutari kwiza, kubera ko abantu bajya mu ngo cyangwa bashinga ingo baba batateguranye neza, batateguwe neza, either muri famille, kuko ubu ngubu ababyeyi benshi barakora, church zirahari, ariko ugasanga aba bantu barimo barazamuka batateguwe neza. Ni iki twakora nk'ato abantu barahanga kugira ngo dutegure neza famille z'ejo n'ejo bundi? Bajije ikibazo gikomeye, kubera ko igiciro c'umugati cyarazamutse, hanyuma tubigira urwitwazo rwo kudategura abana. Uko uburira umwanya abana bawe no kutabitaho no kutaganira, uzaba urimo kugambanira urugo azubaka, kuko nawe utanga icyo atahawe. Buri wese nagiye guhera iwe, wite ku mwana. Birumvikana bamwe mu bo turi hano, nako ngewe na madamu, hari amakosa twakoze kubera ko wenda twagiye mu rugo tutarateguwe, ariko ntabwo wabyifuriza umwana wawe. Urugero ruri hafi, abantu bari hano bakunda umupira, ntabwo buri minota 90 y'umupira. Ufashe minota 90 ukayiha umwana wawe rimwe mu cyumweru, beko ukuntu yaganirizwa ibintu byiza byinshi. Nibwira ko icyo ukunda ntukiburira umwanya, reka buri wese abigira umukoro, hanyuma caci ikomerezeho aho bishoboka. Hari nkuru nshaka kubasangiza. Urubyiruko cyane cyane abana bato, amatorero menshi ntabitaho kuko ntibagira amafaranga. Ariko nituba dushaka ingo nziza ejo hazaza, niba dushaka abayobozi beza, tukwiye kwita ku mwana akiri muto, tuzaba duteguye umuryango ejo hazaza. Murakoze cyane. Icyo nakongeraho nuko
ibintu twebwe tutabonye dukwiye kubiha abana bacu. Hariho akantu nshaka kubabwira kitwa reservoir affectif cyangwa se tanki y'urukundo. Buri muntu wese uko aremwe ako kantu aragafite. Ni reservoir ihora yasamye gutya ishaka ko ushyiramo urukundo. Rushyirwamo na papa na mama cyangwa se n'umugabo wawe. We ntabwo ushobora kwishyiriramo urukundo. Rushyirwamo na mugenzi wawe. Ni nk'imodoka ujyana kuri station bakagushyiramo essence. Ako kantu rero kabaho kuva umuntu ari mu nda. Iyo utabonye urukundo kuva uri mu nda bikugiraho ingaruka no mu rugo. Niho uzabona bavuga ati se uriya muntu ati ko atajya avuga, uriya muntu ko atajya aseka. Hari igihe biba byarahereye mu nda. Akaba ariyo mpamvu natwe biri kutugora rero. Noneho rero nkatwe turimo abakiri muri uwo mwanya wo kubyara, byaba byiza kwitaho umwana kuva ari mu nda. Hari igihe ababyeyi bashwana kandi batwite, ntibiteho ko umwana arimo arakurikira ikiganiro, ndetse bakaba banajya no ku ruhande ngo bagende babiganirire hirya banashwana ngo abana barasinziriye cyangwa barahandi, birengagije ko uri mu nda arimo gukurikiranira hafi ikiganiro. Niba ubyaye umwana w'umukobwa mutegure, niba guhera muganga akubwiye ati utwite umukobwa, hera ubwo umutegure nk'uzaba umugore akiri mu nda. Niba ari umuhungu mutegure nk'uzaba umugabo uzagira responsibility guhera ari mu nda. Gutyo rero bizabafasha nk'ababyeyi namwe kumenya uko mwitwara imbere y'abana, kuko umuntu ibyo yabonye iwabo nibyo ajyana mu rugo. Niba ari umukobwa uko yabonye mama wavuga, uko yabonye mama wabwira se, niko agenda nawe abikora ageze mu rugo. Nge nibuka ko nagiye nanjye meze ukuntu, ariko nshubije amaso inyuma mbona narabibonye kuri mama. Nari nzi ko kubwira ikosa umuntu ari ukuvuga wakaze, washaririye kabisa. Naho sinkamenye ko nawe yagize igikomere cy'abantu bavuga nabi. Ariko nanjye ndarengana pe, nje nabonaga iwacu ariko bavuga. Hanyuma nyine tugenda tuganira, ubu nyine ndagerageza urebye. Murakoze cyane kuba mugerageza. Nawe ni wireba urasanga hari utuntu twiwanyu ufite hariya mu rugo. Rero umenye ngo abana babigiraho uko mugenza niko bazagenza. Mwirinde rero niba mushaka ingo nziza mutoza abana nabo bazubaka ingo nziza. Murakoze cyane. Yewe ntabwo ndi usubire mu byo yavuze, ahubwo reka nibwirira abandi imbere, kuko biroroshye cyane gukora transfer tukavuga ngo abana bacu bazubaka ingo. Ahubwo reka mbanze mahe test ntoye. Ubundi uranezerewe mu rugo urimo kubaka, kuko ni rwo rugo abana babona. Uko twitwara mu ngo zacu nibo bana turimo kurera. Ibintu bitatu mbivugaho. Icya mbere, agaciro kacu twiha niko abana baduha. ngira ngo mu munsi wa mbere twiga nababwiye urugero rw'umwana yasanze se akubita nyina. Real story yabayeho. Bari baramwidearije, baramugize umuntu role model. Ati role model wacu ni papa, ko ushobora kuba uri achiever mu buzima rwose ukaba warageze ku bintu byinshi, ariko mu rugo uri mediocre. Abana bakajya bakubona nka papa wajyana ku ishuri mu modoka nziza, warihirira amafaranga mu mashuri meza, bakabona nta mu papa nkawe. Umwana aza gusanga se arimo gukubita nyina. Yaragiye abwira se aramubwira ngo papa twakwibeshyeho, agaciro twaguhaye ntukamerita, ibyo twakwise byose nturi byo, agaciro kawe. Donc iyo abana bakubonye witwara nabi, agaciro kawe karagabanuka. So mureke duheraho ngaho kuvuga ngo imyitwarire yanjye irimo irampesha agaciro mu maso y'abana banjye. Cyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, imyitwarire yanjye ni abana banjye barimo kwigiraho
isura y'umugabo cyangwa y'umugore. Nk'ibi ngibi batubwiye ni kenshi muzumva abantu kubwira ngo ngewe nabonaga ngo mama ngo agira gutya, ngo nabonaga papa agira gutya. Nkawe nyine numvise umugore wa gukomera amashyi buriya yavuze ati umusajya agomba gukomerwa amashyi akiri kuremo. Niwe ubyivugiye ariko so bivuga ngo reka twese twicayemo hano ari abafite abana batoya ari natwe dufite bakuru, tumenye ko uko witwara kose mu rugo iwanyu urimo urashepinga abana bawe n'abuzukuru. Muranyumva neza? Uko shepinga abana bawe niko bazakuvuga. Abana bamwe bicaye ahantu barimo kuvuga ngo bari barimo kudiskita muri Bible study ibintu by'abahinde, murazi ko bagira ibintu bita ngo ni reincarnation. Noneho rero babihindura nk'ikibazo katari ko ubaye reincarnated wakwifuza kuvukira he. Umwana rumwe aravuga ati ndabarahiye niba reincarnation niba ntabwo nakwifuza kuvukiraho navukiye, nasaba Imana ikanshyira ahandi. Bivuga ngo hari igihe umwana wawe ashobora kubaho atifuza kuba umwana wawe. So reka tubanze duhere kuri icyo ngicyo. Ndabwira mwese ngiye ndibwira mwe mwicaye hano tuve muri hypothetical, tugende dukora ingo nziza aho abana bacu batubona bo bakavuga ngo papa na mama bakwiriye icyubahiro, kuko nibyo bazigana n'abuzukuru bacu barebereho. Icyo rero ubwo format y'urugo rwiza tuzayiga mu giterane cy'ubutaha. Wavuze ibintu bitatu, wavuze dignity, agaciro, kuba role model, cya gatatu ntacyo wari watubwiye. Cya gatatu ibyo bibiri biba biri hanze. Happiness kuri mwe babiri niyo nta bana baba bahari. Ariko reka mbabaze ikibazo kandi munyemerere mwe kunsubiza cyangwa muze kunsubiza. Kuki warema umuriro utazima ukawuturamo kandi bishobora kurema ijuru? Kuko imbaraga ukoresha uvuga nabi, imbaraga ukoresha ukora nabi, biragaruka bikakwicira happiness. Kuki mwakwiremera umuriro utazima mwarangiza mukawushyiramo n'abana? Nibyo bintu bitatu navugaga. Kuko ni abana baba badahari. Nk'ubu ngewe na madamu abana barakuze, bamwe bagiye mu ngo zabo, n'uhasigaye nawe ari muri transit. Wenda ndavuga ngo wenda ko ntarabimbwira, ariko still no kumubona ko nawe bari mu kazi nige nawe. So mwimagine twicaye mu rugo namugize miserable nanjye ndi miserable. Kuki wiremera umuriro utazima washobora gukoresha izo mbaraga ukarema ijuru? Kuko umuriro utazima waremye ni uzatahamo ni uzirirwamo. Bikungura iki? Cana umuriro nurangiza uwote. Uko no kuri ko umuntu utangiye ugiye muri retirement arabivuga nk'uko cyane umuriro mu cyongereza avuga ngo make your bed and lie in it. Nucyana umuriro wote. Bene data ntago mbifuriza gucyana umuriro, aho ni muwuzimye ni munawote. Reka dukomeze. Murakoze cyane Kanoni. Bavuze byinshi bijyanye no kwita ku bana, kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo tumenyereze umwana inzira akiri muto ngo azarinda asaza atarayivamo. Ntabwo gende bubisubiremo uko babivuze neza, ariko hari ikintu nakongeraho. Dukwiye kurushaho kwigisha, kuko Imana yacu ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Ushobora kuba utarakuriye mu muryango uguha ibyo byose nk'uko twabivuze, ariko kubera inyigisho wahawe wazibonera mu ishuri, wazibonera ku rusengero, wazibonera mu murenge. Ngewe birambabaza cyane iyo ngiye mu murenge nkumva inyigisho babaha ku munsi wa nyuma, akenshi ntago baba barimo kuzumva, ariko habamo inyigisho nziza pe. Sinzi rero uko tuzabigenza, ari abapasiteri namwe mujya mukora za sessions nziza, ariko zikaza ku last minute ba bantu turimo kwigisha batangiye kujya
mu bintu byinshi bajagaraye mu mitwe ibintu byakomeye ariko hari urusengero rumwe ntari buvuga izina umuhungu wacu uherutse kugira ubukwe yigiye iwacu hariya kuranga iwacu ku rusengero hanyuma kuko tugira amasesiyo meza yabubatse ingo hanyuma arangije amenya izo nyigisho zo kuri urwo rusengero rundi bo bazitanga kare cyane bagasiga umwanya munini mukajya kwitegura ibindi ntibibareba kandi baba serious cyane ntawe ugomba gusiba kosi barakanira bikomeye ntawe usiba noneho abimenye aravuga ngo jyewe rero numvise papa avuga yuko kugira ngo wubake urugo rwiza ugomba kumenya amahame y'urugo rwiza hano hantu nahabonye ibintu byiza ajyanayo n'umugore we bajya kwiga muri iyo church bamaze amezi bagombaga kumara bakurikirana kosi yose kandi bakurikirana n'iy'iwacu navuga ngo abo bari bafite gahunda hari n'ikibazo rero cy'abantu batafite gahunda yo kubaka izi nyigisho zikaba tukaziranga tukamenyesha abantu bose itorero ry'ibihumbi bingahe ugasanga abantu ntago babyitayeho hanyuma ku murenge nabo barabimanika bakababwira bati muzaze mwige of course babigisha uriya munsi wa nyuma ariko sindabona ufata note pe cyangwa se ngo azasubire muri ka gatabo avuge kuko harimo amategeko kandi meza no kutamenya amategeko si ibintu byiza mwa abantu b'Imana abarokore benshi ntago bakunda kumenya amategeko kandi amategeko ni ngombwa ni mureke nayo tuyamenye noneho nujya no kugira inama umuntu unahere no ku mategeko hari amategeko y'Imana tuzababwira yo muri Bibiliya ariko hari n'amategeko y'igihugu nayo dukwiye kuyamenya rero turusheho kwigisha nicyo nakubwira ariko n'abantu bashake kwiga kuko hari icyo kibazo ikindi no gushaka abamentazi bazima kuko abigisha bose nabo ntabwo ari beza ahangaha hanze hari abigisha benshi ushobora kujya mu kigare cyangwa kwigisha ibitari byiza kuko muri iyi minsi hari ibintu byinshi groupe nyinshi zirigisha bamwe bazakubwira bati warago ubana n'umugabo kuva mu itariki ya mbere ukageza ku ya 31 ntugira na rimwe ngo ugire freedom wisanzure abo bantu barahari bakabyigisha kandi bigahama hanyuma bagakora itsinda rihaguruka rikajya Gisenyi ryonyine cyangwa rikajya ahandi ukazasanga hano hari itsinda ry'abagore bizanye n'itsinda ry'abagabo bizanye biza kurangira usanga bagize ubucuti ibyo bintu bikaba nanone birapfuye ariko si bose hari abagenda bakagaruka amahoro wenda batanabikoze ariko mbona hakeneye inyigisho n'abamentazi beza icyo kintu nacyo kirakenewe murakoze cyane panelists bacu ikibazo cya nyuma kuri twese tumaze icyumweru cyose twiga kuri back to Eden kandi theme yacu yavugaga ngo love keeps the covenant uko byanditse ahangahe inyuma yacu cyangwa se urukundo rukomeza isezerano hari benshi bashobora kuba barivuyemo iri sezerano kubera ibintu runaka bakabona ntabwo babyikwiye kuba bari kumwe n'abo bashakanye nabo cyangwa se bamwe bahutaje iri sezerano kubera impamvu zitandukanye rero ndagira ngo nanone ngiye guhera hano kwa Madame Rutayisire Penina mubaze niyihe nama wagira imwe gusa wagira umuntu wavuye mu isezerano n'iki yakora nyuma yaho akurikireho Madame Desire then Pastor Desire hanyuma dusoze na Canon Antoine Rutayisire. Kuva mu isezerano birababaza kuko simpamya ko hari umuntu ubivamo abyishimiye kandi nshobora kuba jye naravuyemo ndira iyo mbonye ntabwo umenya ko navuyemo ndira kuko ntabwo ubuzi ibyanjye umenya ngo ndi divorce uyu nawe ni divorce ariko hari ababa forced cyangwa se abasunikwa gusohoka niko navuga uwo muntu inama namugira iya mbere ni ugukizwa kuko Yesu afite ukuntu aba akuzura agahumuriza umutima wawe akuzura amarangamutima kuko ahantu hambere hakomereka iyo abantu batandukanye bavuye mu isezerano ni mu marangamutima aya marangamutima rero akenera ikiyuzuza udafite Yesu ngo ayakuzurize kandi utari bushobore gusubira ha hantu
biragoye. Ariko hari n'undi uba warajyanywe n'ibyaha bye, n'ibyaha bisenya ingo cyane cyane, ndetse ibyaha nibyo binasenya, kuko biratangaje kumva abantu babiri bitwa abarokore cyangwa abantu b'Imana basenye. Haba hari ikibazo. Umwe muri bo ari umunyabyaha rwose, mubishaka mutabishaka nuko biba bimeze, kuko ubundi mwakagiye hasi hariya ku musaraba mugapfukama, Imana ikabunga, kuko Imana yacu ni Imana ibikora. Rero icyo navuga, icyo nabagiraho inama, nababwira ngo rwose mwiyegerere Yesu. Hari n'ubwo ajya begeranya, hari abo twasubiranije inshuro nyinshi, kubera yuko iyo Yesu yahageze barababarirana, kandi iyo bababariranye barasubirana, kandi ni ukuri imbabazi zikuraho ibicumuro byose. Murakoze. mu bintu byose twize numvise hari ibintu nanjye nongeye gutekerezaho, mbona yuko urukundo rw'isezerano rutabuza yuko umuntu ageragezwa, ntabwo rukuraho ibigeragezo. Hanyuma nongera gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana. Urukundo rubabarira byose kandi rwihanganira byose. Bishobora kutunanira, ariko tugomba gutera intambwe tukagerageza uburyo ki twaba muri iryo jambo. Uru rukundo rwihanganira byose, rukabarira byose, mbese turabishoboye? Twagerageza se base tugatera iyo ntambwe tukareba ko twabishobora? Nge numvise bimbereye bishyashya nanone, ndavuga ariko bino bintu umuntu ashobora kubibamo birakunda. Nawe rero nagira ngo ngusabe ugenda ugerageza iri jambo ry'Imana narisengere, rirashoboka. Ntabwo Imana ishobora kukwikoreza umutwaro utashobora. Genda ugerageze, wihangane kandi ubabarire, bizakunda. Yesu aguhe umugisha. Murakoze, asubije neza. Hanyuma nagira ngo mbibutse ko umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we, mu mwuka, ubugingo n'umubiri. Hari igihe umugabo cyangwa se umudamu asenya igihango, ava mu isezerano, na mugenzi we ntanabimenye. Garura Yesu mu buzima bwawe. Wibuke ko mbere yo guhemukira uwo mubana wahemukiye Yesu. Wihane, hanyuma nyuma yo kwihana uvugurure cyangwa se wongere ugaruke mu isezerano. Bibaye byiza mwembi mushobora kubiganiraho aho bishoboka, cyangwa se uzasanga umushumba wawe cyangwa se umukansara wawe mu biganireho, agufashe mu nzira yo kugaruka, kubera ko icyaha ubwacu kirakomeretsa. Hanyuma nta hantu kuri Imana itagukura. Uramutse ushaka kugarura Yesu mu buzima bwawe, uwo Yesu wagaruye azanakubakira. Nibwira ko kugaruka mu gihango ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma nsoze gutya, mu muco w'Abisirayeli n'Abanyarwanda, iyo wahemukira umuntu mwagiranye igihango caragusamaga, kuko ni isezerano ry'amaraso. Mugenzi wawe wahemukiye nubwo atabizi, ariko umutima wawe ntujya ruswa, urabizi ko ariko bimeze. Hanyuma tugomba kugaruka mu gihango kugira uzaba urengeye abana bawe, urengeye. Hari akantu mushumba Kanoni yavuze, muzi ikintu kibabaje, ni ukuntu abagabo batereta ntibashaka ko abana babo bazatereta. Abagore babesha bashaka ko abana bazavugisha ukuri. Ibyo dukora si byo bizana impinduka mu rugo, ni umwuka ubiherekeje. Nubwo batabimenye, waba waratatiye igihango cyangwa ubayeho ubuzima bwanduye, bizagira ingaruka ku bazagukomokaho. Reka kubiba imbuto mbi, garura Yesu mu buzima bwawe, hanyuma aho bishoboka wongere gusana. Yesu yiteguye gucungura byose. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma dusoza, ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana. Hari ibintu 15 batwigishije kiriya cyumweru, bivuye mu Bakorinto ba mbere ibice 13. Ariko mu gihe ndi gusoma aya magambo, ndagira ngo ugerageze mugenzi wawe, not you, atari wowe, ariko ushiremo izina rya mugenzi wawe. Aho wumva ijambo urukundo,
ushyiremo izina rya mugenzi wawe, hanyuma urebe niba bikunda koko. Numva ijambo urukundo uhita ushyiramo urugero, urukundo rurihangana. Ahangaha aho kugira ngo mvuge ngo urukundo rurihangana, ni ukuvuga ngo Annette Mbabazi Gonza arihangana. Murabyumva? Tugi ngaho deka dusome. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo nirugira ishyari. Urukundo nirwirarira. Urukundo nirwihimbaza. Turacyari kumwe? Urukundo nirukora ibiteye isoni. Urukundo nirushaka ibyarwo. Urukundo niruhutiraho. Urukundo nirutekereza ikibi ku bantu. Turacyari kumwe? Kombo n'abandi bantu barekeye ahangaho gushyiramo amazina y'abagenzi babo. Urukundo nirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Turacyari kumwe? Urukundo rubabarira byose. Ndabona izina ry'abantu ryanze kujyamo ahangaha. Urukundo rwizera byose. Reka nsubiremo tutubiri. Urukundo rubabarira byose. Urukundo rwizera byose. Urukundo ruyiringira byose. Kandi urukundo ruyihanganira byose. Murakoze cyane, nimureke kandi urukundo niruzashira. Nimureke dukomera amashyi panelist bacu abasubira mu byicaro. Murakoze cyane, reka mpamagare madame aze hano. Ushatse mwakomeza mu mashyi rwose. Undi hari icyo twita innovation. Iyo abantu bakoze neza rwose turahaguruka tukabakomera amashyi niba mubona babigenje neza rwose nkuko pastor yabikoze. Murakoze cyane. Bayita standing ovation. Mwakoze cyane panelist bacu.